Yes guys, let me hope ko mumeze fresh sana. Hope ko ibintu ari we. Let me hope that everything is gonna we. Mwa Mungu wanyu nyina amasibina n'amakombe kubitira umwanzi hareba inzega kagarongo zo kuyimana sinigeze nikuzana mba ahubwo natuyisaye sakaro mitima romana my people. It's your boy. Ndabashuje murere hose intara y'amajyepfo intara y'amajyaruguru iburasirazuba ndetse n'iburengera bwaryo mu mujyi wa Kigali ntabwo nabibagiwe aba diaspora coup de chapeau America. Reka nizera ko ibintu ari amahoro cyane. Ni muri ya gahunda mba ndimo kandi nsigaye mfite gahunda yitwa tembera ngoma. Tembera ngoma ku mugoroba. Ikintu cyaba cy'umwihariko ngoma hari ibiryo. Ngoma hari ibiryo. Ngoma hari amahoro, ngoma ni fresh. Ngoma nakarere ke ako ikintu nabonye ibi cyeza ubu ngubu. Ndacanye mbona ari ibitoki. Ibintu by'ibitoki byo bwose ndabona ari ibintu biba bihari sana. Nyine ibitoki ibitoki biba bihari bya danje. Ibindi nk'ibiki se buriya ra bikira nk'ibiki ibintu bya mise ntabwo ndacukura ngo menye amakuru yaho, ariko ibintu ugomba kuzabishaka. Ni nk'uko bavuga ngo mu Rukari nyine Nyanza Butare twazo kuko haba nyine iriya nzu y'umwami, urumva nanga tugashaka ikintu cy'umwihariko kihari cy'umwihariko. Nanone umugani uko bavuga ngo ngarahantu umwami wegeze gukanagira imbwa z'umwami ngo zasiga ngo ijanja. Oya ntabwo mpaze ndabyumva. Gusa niba bita ngo ku rutare rwaki, ku rutare Rwanda barwaki. Gusa ni rumwe muri izo ngizo. Oya hari ku rutare Rwanda ndabaroke nyine tu. None hari ruhe rundira. Subwo ngo urwara ruri nk'amateka ameze nk'uko nguko. Ntabwo mbyibuka neza. Kamegeri. Meze neza. Ni fresh sana. Bana mumeze mute? Ni neza. Okay. Urumva nyine Kamegeri rero okay maybe nandaba. I don't know. Ariko ndakeka ari ibyo ngibyo. Sataza kumpa amasha. Yes. Iyi ni ngoma. Ni ngoma. Hanga ni mu rugo mana, ni mu rugo. Ari mu rugo. Abasaza muri gukina agapira se. Mwazankize mu ikipe yanyu se. Ikipe yanyu yitwa gute? Senide. Abimenye mwana ahubwo nuko navuye ahita arabasha. Ngo kantu kambabaje. Ajya mu izaba muri Kenya ku cyumweru. Ubwo ni iminsi 7. Ya ni umunsi 8. Ariko biriya bintu mani biba bikomeye. Ariko nyamanya nkunda gusaba ibitekerezo ariko abantu ntibabyumva. Bazashize amagare y'abantu bagu. Y'abana. Dutatu. Ubwo umwana. Kakantu kambera. Ujye kabona. Oya bundi we n'ukundi bazajya batekereza wenda ibyo bintu. Natwe ubwacu bajya dutekereza. Vuga ati niba ari amasiganwa nyine tugira ahantu hose twisanga man. I notice. Nuka na buhoro se. Narabwiye ngo bazane boxing yacu mu Rwanda boxing. Mu Rwanda nizere ko bazaba hari mu byiciro byose. Uko niba tugira lifting byo guterura ibintu biremereye kandi urumva iyo kipe nyibamo. Nabikubwiye Kigali ni disability. Bo kindi kintu cya danje. Niba tugifashe rero bakazana kiriya kintu cyitera amakofi. Cyangwa bakazana noneho nyine
isiganwa ry'amagare Le Monde cyangwa Tour du Rwanda hafi aho ngaho sibyo, bizaba ari ibintu bimeze neza cyane sibyo, niyo mpamvu nyine ari ibintu tugomba kugira gute, nibo bagomba gutekerezaho. Kandi njye nabi oya man ta hanyuma ugura nk'utugare nka dutanu utangiza ibyo noneho umuntu wifuza kuza kunsiga cyangwa se gusiga abandi araza gufata 20,000 yego ni kilometero ni ugukoresha amasegonda runaka. Reka tubanze tubira abakunze niho uzabitangiraga nta wundi njye n'abakunze ba Afurika TV ntaribi, reka noneho dukora iryo rushanwa njye ntarebe njye nemere nigore nshaka utugare, ariko ubwo ni ukuvuga ngo ni abantu tureshya gusa nta wundi muntu wundi uzaba urimo, kandi ni mu byiciro byose ku basore, ku gitsina gore ndetse n'igitsina gabo bose bagomba kuzaba barimo, urumva kandi hakabaho no guhera ku myaka ingahe kubana nanjye ubwo bajya mubana wowe uredi ndi mu rungano oya rwose oya, ni ukuvuga ngo twese nyine tuzaba turi kuri the same level, so that's why nyine tugomba, nta kuvuga ngo ndajya mu bana hoya, nyine tugomba kuba turi aho ngaho. Kubera iki njye mfite igihaci kumurusha nyine urumva, nose tuvuge ko bari abakinnyi bose banganya imyaka, aho gukora umwitozo mwana, none se ntabwo ushobora kujya kwirukanka, ni urugero kwiruka wonyine buretse ntushobora kujya kwirukanka, ni urugero umwana w'imyaka 16 agakubita ibirometero noneho binarenga, oya habaho ikintu cyo nemera no kwabaho umwitozo, kugera kuri ntabwo bemere kugera ahubwo hari ikintu agenda nibaza, kera ngo ko bavuganga ngo umuntu ngo ni muremure, nakubwiye ngo bapanaga ubukuru ku burebure sibyo, ugahagarara ngo bakuza nk'akaboko nka ntabyo nakora njyewe ubwo bishatse kuvuga se gutya, kandi ntabwo nabikora umuntu agira kandi already ntabwo ni ukuvuga ngo barakubwira ngo hagarara gutya ukoze nyine ugutoki ahangaha ku gutwi already utakozaga kuri mu bana, bishatse kuvuga iki, njyewe ni ukuvuga ngo bari kurajya batangaza kuva mu myaka utari kujya gufata urukingo nanjye nkajyayo iyi nako zifite sinzi impamvu icyo kintu sinzi impamvu turayaba gite, ni ukuvuga ngo njye naba ndi mu babebe n'ubundi abana b'imyaka kuva ku myaka 5 kugera ku myaka 8 barajya gufata urukingo mu gitondo, tayari nabwo nagiye urumva, noneho ngo kwa kundi urabona ko cyo gutega nyine makwasiteri nyine iyo utakozaga n'ubundi nabwo barakubwira ngo gira fata ukuboko nyine ukugire gutya kugira ngo bataza utaza kwishyuza, icyo gihe ntabwo wishyuraga 20 na ni amateka nose uko tuzi amateka yanuze ya King Louis XVI ariko turi kumwe oya ariko bwaryo ntabwo ari sawa ngo bose bishyiramo gusaza, shyiramo ubukuru yemen ariko urashaka umuzanyigisha imodoka wallahi ministeri yo kubuntu ewana kabisa, wabonye ko imodoka banyemere kuyinyigishiriza ku buntu, muzankizwa niya oya nanjye abantu banje bose bari seri, nguranje abantu nyine abantu banje njira baba bafite gahunda, wabonye ngo mase soze myiza cyane hano hameze fresh, sinkubeshye ntaho izina ry'Imana ntaho nzi pe, gusa nyine ngoma n'ahantu ha fresh haba hameze neza, ahantu haba hatuje, ahantu wigendera, so ujya ndi gutembera mu kajoro nyine mfite gahunda nimugoroba nitembera ngoma imihanda bajya ugikunda kuyimbona nyine gahunda baritembera ngoma hariya
Mm. I Kigali bibaye ngombwa dore ni gutya ni gutya. kuriya Mm. Kuko urumva gutya already mazino ce Rwamagana riri mu bihe bice se Rwamagana nyene nayo ni gutya no ruguru. Erega byose ni kuko urumva niba uri kugenda urazamuka nyine gusa. Icyo ugenda ukora ni ukugenda iri gutya nyine. Urumva erega uva muri Kayonza. Gute? Oya se. Ya rero abantu badukurikiranye nagize ngo bagiye babona ahantu njye mba nibereye, aha ngaha niho iwacu niho nibera. By n'abantu bashaka kuza kunsura aha ngaha i Ngoma nabo namwe you are most welcome. Sibyo ntawuhejwe, uzaze munsure tuganire dutere story, urumva dutembere Ngoma, ngoja nitembera Ngoma papa. So reka dushimire rero oya hose hose. Erega nyine ni ukuvuga ngo ntago dutangira dusoza Ngoma ni nini. Tuzajya mu mujyi tujye hehe hose. Hoja ni gutya nopfa nzakujyanayo. So by'umwihariko reka dushimire abantu babanye natwe dutangira ikiganiro, abanye natwe ndetse sinjya mpema gushimira abantu bagiye bakora subscribe kuri Afrique TV. So muri abantu badanje kandi muri abantu batugaragariza urukundo uko bwije nuko bukeye. Icyo muza kubabwira ngo Imana igikomeza yende muri byose ndetse bahaze kwifuza kwabo, sibyo se? Nanjye nababwiye icyo tutazakora ngo tujye tubatenguha habe n'umunsi n'umwe. So rero ko nkomeze mbifuriza amahoro y'Imana, ariko ntibagirwe gukora subscribe, share and comment. Akaba ari ingenzi cyane ako kantu, urumva? Let me say that tutaonana siku nyingine na chao. Lafriki TV, spreading laughter, inspiring hope.